Turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Mw'abantu mwe, iyi ni inkuru iteye ubwoba, dore ko abantu bagiye batandukanye benshi bari gukomeza kugenda bashengurwa n'inkuru y'urupfu rw'aba bombi ubona kuri screen zawe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ku muyoboro wacu, ni inkuru yihutirwa, kada ijambo subscribe, ufungure n'inzogera, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nk'abantu mwe, biteye agahinda, muri kwibaza ngo byagenze gute. Reka tuze kuba twahera kuri ino nkuru y'uyu musore n'umukobwa uri kubona kuri screen zawe. Ni inkuru yaje kuza kuba yabera hariya mu gihugu cya Tanzania, hano hirya rwose mu bihugu by'ibituranyi. Uyu musore bivugwa ko yakundanaga n'uyu mukobwa muri kubona kuri screen zanyu. Aba bombi bakaba bari boyfriend and girlfriends, ikindi kandi bose bakaba baniganaga muri kaminuza. Ngira ngo ikintu kijyanye no kuba abantu bafuhirana cyo murakizi ko gisanzwe. Uyu musore ngo yahoraga agira gutya agatendeka uyu mukobwa bakundanaga. Yandi magambo rimwe na rimwe akanamuca n'inyuma, ariko ibi byose akajya agenda abibwirwa n'inshuti ze. Umukobwa akabanza kugira ngo wenda no kugira ngo bamwangishe sheri we. Ibyo murabizi, hari ukuntu ukundana n'umuntu ukaba nyine utakwemera ko abantu nyine baza ngo bakujye mu matwi ibintu byose bakubwiye ngo byumve. Niko uyu mukobwa byaje kuza kuba byagenda. Yakomeje kujya agenda abibwirwa n'inshuti ze umunsi ku wundi, akanga kubyemera, akagira ngo wenda nabifuza ko batandukana cyangwa se bifuza kubatanya kugira ngo bikundaniye n'uyu musore. Umukobwa ntago yigeze asuzugura inshuti ze zabimubwiraga, ahubwo we yifatiye umwanya aravuga ati reka nzaperereze, nzamwicungire koko menye neza koko niba ibi bintu abikora koko. Umukobwa yaje kugira gutya akora iperereza rye, asanga uyu muhungu yamucaga inyuma, yewe hari n'umugore bakundanaga rimwe yaje no kubafata baryamanye. Uyu mukobwa kubikontorora byaranze, biramugora, arangije ahita afata icyuma atera uyu musore, arapfa. Yese amuteramo icyuma, aramutera icyuma paka apfuye. Amutera icyuma cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, paka umwuka umushizemo. Abantu, ibi bintu by'inkundo biteye ubwoba cyane. Abantu bakundana rwose nyaboneka mujye mwitonda. Ibintu byo gufuha ntago ari byo, ku buryo ufuhira umuntu bikagera no ku rwego umuvutsa ubuzima, koko ibintu biteye agahinda. Mwisubireho mwa bakobwa n'abahungu mwe, ibintu ntago bigezweho. Niba umuntu mushwanye cyangwa se mukaba mutari kumvikana, murarekana. Si ngombwa ko ugeraho wototera umuntu ukamuvutsa ubuzima. Oya, ntago ari byiza. Rero tukiri ahangaha n'ubundi mu gihugu cya Tanzania, mu nkundire tunyarukire mu Burundi. Ibintu byaje kuza kuba byaberayo mw'abantu mwe, nagaterera nzamba. Uyu mubyeyi mwiza muri kubona kuri screen zanyu, y'abantu mwe, yaje kuza kwicwa nawe mu buryo bukomeye cyane. Ibi bintu by'ingo, aya makimbirane yo mu ngo ntago yoroshye mw'abantu mwe. Uyu mugore muri kwibaza ngo byagenze gute. Nk'uko
bamwe mu bantu bagiye batandukanye bagenda bavuga ko uyu mubyeyi yaje kuza kugira gutya akubitwa n'umugabo we, aramukubita neza, aramukubita akajya amuhoza ku nkeke, birangira uyu mubyeyi aheze umwuka cyangwa se ashizemo umwuka. Abantu ibintu birababaje cyane, ahanini biturutse hehe? Ku makimbirane yo mu ngo yo gucana inyuma. Hari abagabo bafata imyanzuro bahubutse, ariko kandi hari n'abagore bajya bafata imyanzuro bahubutse. So rero navuga ko izi ni zimwe mu nkuru nabonye ziri gukomeza kugenda zigarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko no ku mbuga nkoranyambaga. Mwundire njyewe mbashimire.